dukomeza muri iyi nyigisho ngomba gusobanukirwa kino kintu gikomeye. Yaratubwira ngo yadutransfer adukura mu bwami bw'umwijima bwa bundi bwa buretwa twari turimo muri Petero wa mbere niho tubisanga, ngo atuvanayo aradutransfera, aratujyana, aratwimura. Uyu munsi ntabwo tugikorera mu mwijima, ngo turi mu bwami bw'umucyo bw'umwana wayo ikunda, bwa bwami bw'ukuri bwa Kristo bwa Yesu. Ubwo bwami turimo rero bw'ukuri twamaze kuba transfere muri ubwo bwami, aho niho dukorera, aho niho imirimo yacu yose dukora tuyikorera duhereye aho ngaho, dutegeka duhereye aho, dukorera duhereye aho, muri ubwo butsinze, muri ubwo butware twahawe. Rero reka nangura urugero kugira ngo birusheho kumvikana. Mu muhanda bivuze yuko inzira yose ubona abantu barimo baracamo nawe uyifite uburenganzira bwo kwinyuramo. Ikindi kandi iyo urimo uragenda mu muhanda muri ubu buryo, abandi baza muri ubu buryo, ibyapa wowe ubona urimo kugenda bitandukanye n'ibyapa by'abari ko baraza bagenda muri ubu buryo. Bibiliya tugiye gute? Ngo yaradutransfer adukura mu bwami bw'umwijima adutwara mu bwami bw'umucyo bw'umwana wayo. Ni kuvuga ngo ubu bwami bw'umwijima bufite umuhanda wabwo bwarimo buri vanga abantu bakomeje bagenda bakomeza bagenda muri wa mwijima bajya kure y'Imana. Ngo umuntu yakoze icyaha ntiyashikira ubwiza bw'Imana, arabutakaza, akomeza kugenda butakaza. Kristo nawe araza, Yesu araza adusanga ahandi muri bwa rupfu, muri kwa kutsikamirwa, atuvana aradutransfera, aduhindurira umuhanda, aduhindurira inzira. Niyo mpamvu yitwa ngo ni nzira n'ukuri n'ubugingo, ni nzira. Amaze kudutransfera muri ubwo bwami, muri ubwo bwami harimo inzira, kandi iyo nzira ni Yesu, niko kwa kuri kutugeza muri bwa bugingo, muri ya gloire y'Imana. Rero amaze kudutransfera muri ya dimension y'umwuka, mu mwuka twamaze kugera mu ijuru. Niyo mpamvu ntabwo turimo turashaka ijuru turabifite. Rero ibyo ni ibintu bidahinduka, natwe nta bihinduka. Turabana b'Imana, kuwakijijwe wavutse ubwa kabiri, twamaze kuba abana b'Imana, turi buryo bwayo muri Yesu. Hano ku isi rero kugira ngo dushobore kugaragaza ibyo Yesu yadukoreye mu mwuka, tubigaragaza hano ku isi, yagarutse mu buryo bwo mu mwuka kugira ngo biravuga ngo yaturemeye imirimo myiza muri Yesu Kristo kugira ngo tuyigenderemo. Iyo mirimo rero niyo tureberaho iby'Imana yabaze kutuvugaho kuva kera, kwa kuri kwayo niko twikonforma, niko tureberaho. Niyo mpamvu Yesu avuze mu bwami bwabuze, bwa bwami twabaye transfer muri bwo, ngo ibyo ushaka bibe hano ku isi nkuko biri mu ijuru. Bivuga ngo hari ubushake bw'Imana, hari ubugombe bw'Imana buri hariya hejuru ya myuka duhangana nayo, hejuru cyane, hariya dutegekera. Hariya rero niho turebera. Bivuga ngo mutumbere Kristo uri buryo bw'Imana, mutumbere Yesu uri buryo bw'Imana. Nimba mwarazuranga nawe umutima yanyu ngo aho Yesu abyagiye buryo bw'Imana, ngo bariho mureba, abariho mutumbera. Bivuga ngo uko aho tureba twebwe, aho tuyobora se hano ku isi, tureba hariya, twamara kuhareba hariya ndi umukiranutsi, hariya nduwera, hariya ndi umunyakuri, hariya ndi umuntu uciye bugufi, hariya ndi umwizigirwa, hariya ndi umuntu ukunda abantu, hariya ndi umuntu ubabarira, hariya ndi umuntu wakira abantu bose nta kurobanura, hariya wamara kureba uko Imana yagutekereje kuva kera, hariya ndi umukozi w'Imana, hariya ndi umuntu uvumbura ibintu, utanga amahoro, utanga umunezero. Ariko wareba hano ku isi ugasanga societe ikuzi bitandukanye nk'uko hariya bo bakuzi. Hariya bakuzi nk'umuntu uzakorera Imana, uzakora ibintu bitandukanye. Ariko hano ku isi yarakudeformye, wisanzuye umunsi urimo gukora amanyanga, urimo gukora mu bintu Imana itaguhamagariye. Niyo mpamvu Imana yabwiye Yeremiya ngo nkuzi utaraba urusura mu nda ya mama wawe, kandi nkuzi nk'umuhanuzi uhanurira amahanga. Biratangajije. Imana yayizi Yeremiya nk'umuhanuzi, ariko isi imwereka ko ari umwana muto atakintu na kimwe azi. Niyo mpamvu bw'Imana ngo Mana ugiye ntacyo nshoboye, ngenda umwana muto, ntago baza kumbwira ngo ndi umuhanuzi, ntabyo nshoboye. Imana n'amanga ugenda, dore ngushyizemo amagambo yanjye uhanurira amahanga. Imana ifite ukuntu ituzi bitandukanye nk'uko isi yo ituzi. Niyo mpamvu benshi cyane dusanga twarabaye deforme, isi twangije,
twatakaje imihamagaro y'Imana, twatakaje ubushake bw'Imana, twatakaje icyo Imana yaturemeye hano ku isi. Icyo ni cyo Yesu yari yaje kurestora, amaze kukirestora atuzuranga nawe adushira hejuru ya za mbaraga zadutegekaga. Noneho hano mu isi ko dusigaranye imibiri, kandi Yesu hano ku isi nta mubiri afite. Yesu ari buryo bw'Imana, yagarutse mu buryo bwo mu mwuka, noneho aposesinga cyangwa se yongera kandi kuza kutegekera muri imibiri yacu. Mpamvu imibiri yacu itakiri yacu, ni Yesu muri twebwe utegeka kuganza. Icyo akora rero ni iki? Afata bya bindi Imana yaturemeyemo muri Kristo yamirimo myiza ngo tuyigenderemo, akaza noneho akayiprintinga, noneho akayikora, ikaba ikigaragaza muri tuba Paul avuga ngo sijye ukiriho ni Kristo muri gihe, ntago gihe nyiriho, sijye nyiriho ni Yesu, ni Yesu. Iyo contact, iyo impact igomba kuba mu buzima bwacu nk'umu Kristo, aho Yesu wenyine akora imirimo, aho Yesu Kristo wenyine muri twebwe agaragara. Kristo, iyo tuvuga Kristo, mavuta y'Imana, mwuka wera, ibyo byose bigomba kugaragara, ariko bijyanye n'iby'Imana yakoze kuva kera hariya, nk'uko biri hariya bibi hano ku isi. Ibyo rero nibyo abantu benshi batarasobanukirwa. Niyo mpamvu benshi bazarira amarira mu ijuru, avuga ngo benshi ngo Imana ngo zababuza magara mu ijuru, ngo babuza amarira. Biratangaje, uri mu ijuru uri kurarira, uririzwa n'iki? Benshi bazarira kuko bazasanga mu ijuru hari ibintu byinshi bari barandikwe kuzakora ariko batashoboye gukora. Imana babwiye ndi bigishobotse ko usubira mu isi kuko uri hano kubw'ubuntu, barizeye Yesu, ariko hari byinshi utakoze. Bari gukora bino, uriya muntu ari kumusengera agakira, uriya muntu ari kumuzura, hari abantu bari gukora biriya abantu bagahinduka bagakizwa, ariko dore bino bintu byose utakoze mwana wanjye. Ariko icara aho ngaho nta kundi, nta n'imirimo ufite guherekeje wakoreye Imana ngo ugororegwe, usange wicaye mu ijuru nta n'imirimo nimwe ufite, ariko wicaye kubera ubuntu bw'Imana tukubaho kwakishijwe. Icara aho ngaho bagoza amarira, bareka muhoza amarira uyu muntu, nta kindi twamarira hano umuhoza amarira, ariko ntabwo twagomba mu ijuru duhozwa amarira. No, tuzagera mu ijuru abantu badukomera amashyi bavuga ati wabaye intwari, uhagaze neza kiriya gihe, waritwaye neza, washoboye kugaragaza ishusho Imana yakuremeye kuva kera muri Kristo kugira ngo yigendere. Ibyo byose birimo birandikwa, birabanga bane Imana yo bicaye ngo bitabo birabumbuga ngo bakandika. Ese ibyo barandika mu ijuru birasa, ibyo urimo gukora hano mu isi birasa n'ibyo bakwanditseho kuva kera, kuko ibyo urimo gukora no kusema barabyandika. Noneho bakareba bakavuga ati hari igitabo kiri mu isi chaka naka tumo turandika, ariko tukaturebe nimba bisa n'iby'Imana mwanditseho kuva kera. Ni iki? Imana irabesha canke isi yarakubesha? Isi yarakubeshe. Imana kuri kwaye nuko uri umuhanuzi kuva utarabusura mu ndama wawe, wahamagare gukora ibi, wahamagare gusengera abantu, wahamagare kubera umugisha w'abantu, wahamagare gukunda abantu, wahamagare kubabarira abantu, wahamagare ibi byose, uri umukiranutsi, byose bareba hano bagasanga mu isi uri umunyabinyoma, ubesha abantu, uriganya abantu, ntubabarira, nta muntu ubabarira, nta muntu ukunda, nta muntu uyu muntu koko bite? Isi irimo kukubesha, isi irimo kubesha abantu benshi cyane, urateranya abantu aho ugeze hose, buri muriganya. Turebe iby'Imana tuvugaho, biravuga ngo turi byete bisomeka. Isi abantu umunsi baragusoma iby'Imana amaze yakwanditseho kuva kera, cyangwa uyu munsi isi irimo kukwandikaho ibindi bintu bitandukanye bidahesha Imana icyubahiro.